misigaro mwana wa mama. Byagenze bite ko mbona ibintu atari byiza? Genda uzana agatebe wicare gusanga. Ko mbona uyu mugore ariko akomeje kuguserereza nibihe bibazo koko? Nubona ukuntu umeze? Byakugendekeye gute kibondo? Kira hanga yicare kuganira wowe. Numve. Ayo we yanakunye. Icara neza nawe umuri. Byakugendekeye gute se mwana? Anti. Ikihe kintu nakoreye mama Regis kugira ngo acunaguze bene kano kageni koko? Ko petit frère noneho uyu munsi witwaye neza kabisa uko nabitekerezaga siko nabibonye hariya kabisa. Birimo biragenda bikira nyine tu. Ahubwo se maso twajyanye we ariya. Komeroka twazanye. Maso yagiye ko. Yego we. Muramvugana numva. Iyo mbagwido. Yaje. Biri maso gose. Ariko noneho wise maso. Gaho ndabyuka nkafura amakariso y'umukobwa wundi wagiye kwiga muri interina bita Sandra. Buri munsi amukoresha imirimo y'agatunambwene. Niki nzakora kugira ngo uriya mugore kuko amereza amahoro? Reba aranyangaje none ni iki kintu namukoreye kuko kugira ngo uriya mubyeyi amurebe bino bintu. Ariko Marita rero nakira na kare Marita niko yambe. Marita sinzi ikibazo sinzi ntabwo nzi uko ubwanko bwe butekereza sinzi nuko abayibaza. None se bikugendekeye bite? Arifasha kumena wamaza kugira atya. Yahereye kare adukoresha inama na Regis none umva ngo muravuga. Mvuye ku muhanda rero. Mwe n'umuntu bita Migael. Ngo tuyuki. Akuma ka mukobye ibabwe. Abastara bazagisa. Uzikuna meze. Chana no. Yivuruguse yabaye akavumbi neza pe. Ubuse haro wakorosha gufata agacupa cyamera. Migael ni umwami w'utwuma. Uko mubonye ubu ubonye umukompeta wawe nukuri kose nta nubwo najya muhari uramuje narakanywa mwabonye nitwaye neza se none ibintu byo kurira wapisha bimaze gushira cyakoze petit frère uyu munsi kabisa yitwaye neza nkuko ntabikeka bimaze gushira rega kaba kari gukura ari gukura kabisa ahubwo hari story ntabateye ukuntu umunsi bajya kwitaba Imana bari mama yari yansabye ko mbatekera nawe ukunda kubeshya ko nari nabatekeye neza se sha wewe wateka nk'umukozi wo kwa Kazungu umukozi wo kwa Kazungu bari bishimye sha niwe muntu nzi naho uteka nubwo nagenda bagiye bari inkoko byibura natetse mwana no bizi se ko murusha guteka no kubyirirwamo ntago ushobora uzishaka ikoze cyo kwa Kazungu wenda kabi gasekwa nka keza ariko cyo nimba waragiye icyo gihe nimba baragiye batekeye inkoko bagiye neza kabisa ngo twihesubire ngo tuba abana beza ngo tureke gukomeza ngo kumunaniza niki nakiri urusibye uriya mwana Regis niwe muntu ujya umahangayikira muri rugo ariko byibuze sinzi ngiye ikintu rwose nzakora ariko ubundi anti mubaze ikibazo ubundi mama Regis yavukanaga na mama nawe muvukana twaravukanaga neza cyane mwana wanjye cyaje turi kujya kwibuka ari cyane ciyeho restaurant ariko babonye iki ava byihorera nubu ndumva nazubira muri muhanda kibazo nuko nta mafaranga unafite cyo sina amafaranga akuze kuntu byana ngiye binyemera ese kwemera kubera amazi na makuru ufite cyaze kanze nshimire maso tu ko maso ababyeyi baramudusigiye ariko maso yitwaye neza cyane ahagaze ku nyanja murakoze turakwemera amaso nubwo wenda agacupa kamutwaye ariko yakomeje guhagarara ku bunyangamugayo ntabwo karanjyana burundu ariko tumara irungu abatuzaniye istori zo ku mihanda ubuse kugiye kukanda muri ikibazo naga gacupa ari ikibazo ndakagutamo rwose nijye nemerera boss atagurira icyuma atahugurira icyuma oya nakuma uyu munsi nakabyeri ndakugurira baratukuroza icyuma ariko akabyeri kambye mbishinda nago nagashobora ubwo n'utwuma rero ubesha n'icyatwara urambesha uko niko no sinkeka ko mama yabavukana na ririya gina satani mwenyewe arancunaguje amvuye muri gereza mazemo imyaka 7 nta muntu n'umwe wigeze ungeraho anshinja ngo gusambanya umukozi wakoraga mu rugo rwe barankatiye
ni ikihe kintu koko? ariko uriya mugore ntanyuzwe igihe yahereye igihe guta umva ngo nutware musaza wawe mugende ujye kumuhindurira imyenda njye kureba uriya mugore Marita mubaza icyo ashaka Marita ahantu ngeze nanjye Nobody can understand this place except my creator. none se wabuze iki none se kwa Kazungu ejo wari uryamye ku muhanda kwa Kazungu wabuze iki mu rugo nigeze bari bamudumiza babeshyera umuntu urabona namwe ibyuma mwana none se ngewe ntacyo wamburanye narakubwiye niba ukeneye icyuma niba ukeneye ibyuma uzajya uba umwana mu rugo ntacyo ntazagukorera uba amafaranga nagutangiye Minerva arapfuye ubusa Miguel uragengererwa na bari abakozi none se ninde uzakwizera akaguha akazi wirirwa mutwe umurirwa urara kwa Kazungu mbere yuko naraguhindurira imyenda aramugambo ukomeje ubundi ugize amahirwe uriya mugore niwe kwiyirukaniye ubundi uva muri gereza mama yari yarashatse yuko uza kwibera hano uriya mugore w'ishitani mbi aragushegera none ndebera ibintu barimo kugukorera kumbe yaragiye kugucunaguza akogesha ibyomba akumesesha amakariso y'abakobwa be ntabwo wakancanga Miguel mbabarira reka nkubwire uzagwa ahandi ngewe uko uri umwana wanjye ndagufite uri umwana urabizi uburyo urekana n'akanywera hano nibyo sawa sinajya kukanywera none kujya kwa Kazungu reba muri iki gitondo navuye mu rugo nza ku kazi wigize unampamagara niba uzumbwira ati naraya zari zaryoshye kabisa ese ziryoha gute wajya ubazana se basi bakanywera hano nkamenya ko n'inzu inshuti zawe nazimenya ari ikibazo cyane ntabwo ufata ihita ndaburiza ukanga ko nanasoma byeri se nta mafanta none rega ni gute ntabwo urya niyo mpamvu mbona ko makaka wica cyagiye cyo ntabwo rero nta naribye none wabuze iki jya mu rugo se ugiye kurya basi kurya se mbega umugore mubi ni ukuri Hope urabizi ukuntu ngiye nkunda umuryango ni ukuri agahinda n'uyu mubabaro ngira muri ubu buzima sinzi hari igihe ndeba nkabona ahazaza hanjye narangije kuhatamba oya musiga ntabwo warangije kuhatamba njye ni ukuri mwizereramo pe mfite ibyiringiro byinshi mu mutima wanjye ko ejo hazaza hawe ari heza babikuzanira se n'amakuma mbanze Miguel ntabwo nshaka kongera kunywa inzoga ntabwo nshaka kongera kunywa inzoga ndashaka utuze uba umwana mu rugo yari icyo mbaye ndashaka utuze uba umwana mu rugo uzabwirwa n'iki jambo so yasize avuze uzaribwirwa no kwa Kazungu ze yarakomeje n'ubundi yagiye hakiri kare none wowe uri mvuze ushaka kugira ikirenge cye muke gute ariko mere nuko utazi aho bipfira birapfira mwe mu byica tubyica gute ko ntako ntagize ubu natanze Minerva nkeneye kuba mayibo asemere burere mudubu ndobona gute mbabarira reka nkubwire niburiye n'abakiriya niburiye abakiriya mbabarira akomeye wagezanga nakura buri cyane ariko mbaye mu Kinyarwanda iki uranga wambwira umwana wawe wase ndebera mere ubundi buri ushaka ko mwana ubuwe ugomba kuba umwana mu rugo tugashaka kuntu ubona n'akazi cyangwa se ugakomeza ukarangiza kaminuza ese ni ngombwa ko abana birumvikana none ninde uzakwizera urara kwa Kazungu ndara kwa Kazungu none wangeje ngo wari wasinziriye ku rubaraza banakinze ubundi ejo heza hanjye umbwira ko nahatambye ejo heza hanjye ni hehe koko ndi umupfu ugenda ngiye by'ejo hazaza ariko Hope reka nkubwize ukuri uyu muhoro n'aka gahinda hari umunsi umwe nzabishyiraho akadomo by'iteka ryose nkabaho nta muntu mbangamira muri ubu buzima uzi yuko amagambo mabi uba wiyaturiraho uzi neza ko ubuzima n'urupfu biba ku rurimi rwawe none nyumvira amagambo yose mabi uri kuyaturiraho ni ukuri humura kandi ni ukuri Imana izakugeza ku nyenda byizeye oya Hope ubuzima bwanjye bwarangiye umunsi data na mama bapfa kuko ibi nyuma nta n'undi muntu byibuze cyakora cyo ndagushimiye ko byibuze uri mu bantu bajye bankomeza wowe na Regis muri mu bantu bankunze na anti wanjye ariyo mama wa Annette ni ukuri hari amagambo ujya umbwira ukambwira ngo urupfu n'ubuzima biri ku rurimi ni ukuri nanjye ubwanjye hari igihe bindega nkashiduka nyine niyaturiye amagambo ariko iyo ndebye n'ubundi hazaza hanjye mbona narangije kuhatamba oya ni ukuri ejo heza hawe harahari kandi cyane ahubwo tugende ujye kuguhindurira imyenda ukoremerwa ibyenda bitose ubu buzima hari umunsi uyu mubabaro ni ukuri hari umunsi umwe nzawushyira akadomo mpora mbikubwira kandi umunsi umwe hari umunsi nzajya kandi Imana izabigenza neza yebaba we kuva nabaho kuva nabiza arongera no kuri kw'Imana ubu si bwo bwa mbere niko chere wanjye ubu si bwo bwa mbere noneho wananyegera ukarangwa no mu gituza
uzi ko igihe cyose twajyaga turyama waneye amabuno wumva ko naganira nawe wendeba neza no ndabona rwose birimo neza ese ubu ndi kurota cyangwa mu buzima bwanjye bwa mbere nabona ibintu nk'ibi ngibi kabisa oya ibyishimo pe ishimo useke unezerwe kuko nanjye ubu ndanezerewe no kuri kw'Imana ibaza igihe nahereye uryama ureba hepfo ugira ute ariko ubu uko wanyegereye nyegera neza ubwe mu gituza cyanjye pe akabo kabuto ndaje ngatere muri wa murima uwo murima ndaje neremo akabuto no useka birasekeje n'ibyo biranezereje kuko izi saha hari abatanezerewe no kuri kw'Imana sheri ubu ngeze ahantu numva yuko pe ugomba no kumbyarira rwose umurima wanjye uri tayari bitari n'imbuto ushaka izo arizo zose umva reka ngenza umva n'imborera reka twongere twifumbatanire n'ubundi ni have nasi Nobody can understand this pain. Halo? Except my Uraho neza? Urakomeye? Misi myinshi? Tambwira umunyazi musigaro. Si wowe uyu mpamagaye. Ntujya kumbwira musigaro. Ikibazo cyawe ni icyo ngicyo. Utambwira akarubona asigaranye kazankoraho. Ninde ukoma? Sorry hari umuntu unsuye kamo. Sorry. Karibu. kuri iyi minsi hanyuma se yagishize utagera hano hageze sikamurira nabi ariko ziko wakumva agira ngo rumwe kureba nabi igihe wahereye umwana wa murumuna wacu wa mukuru wacu yadusigiye imyaka 7 abaze muri gereza ntago ihagije yagera hanze nta n'amezi 3 yari yamara ibyo bintu bikakubana ikibazo bikaguhangayikisha ku buryo userereza umwana ukamubuza amahoro wahaye umwana amahoro ko ari umujyambere utazi uko bizagenda ubu kintu cyubonye ko gushora guhemba umwana ukumva wamubuza amahoro uri umubyeyi ubuse nicyo kiranga ko turi abavandimwe uyu mwana gutwaye iki ku buryo ushobora gufata amazi ukamumenaho amazi ukamubuza amahoro hego wakureba yagira ngo uri umuntu wahehese n'ubugome wikoreye ku mutima cyo ukora bizakurushya ubuzi neza mane uri igini rikuri andi magini yose uri igini riherekeje andi magini urabuza umwana amahoro witwaje ikisi ugwagurutse nanjye reka mpaguruke wowe uri igini rikuri andi magini mu rugo rwawe se bisobanura iki ku buryo ubuza umwana murumuna wacu amahoro wese witwaje akanyazi ni wowe uramburiza umwana amahoro uriya mwana si wamwemereye mwana nyoko nibikureba ati ndabizi ko mutakundanaga wahoraga umushitinga yarapfuye nawe mbona urabyibushyura nezerewe birakurya se ubu mwana imyaka 7 amaze muri gereza ntabwo ihagije ubuza amahoro witwaje ikisi ahubwo se uruhare n'uruhe uratoteza umwana umubuza amahoro hejuru y'imyaka 7 amaze muri gereza ariko se kuva iwawe babisobanura bikuraho ubugine bwawe se ubugome bwawe ndahavuye ariko gira amahoro urubwire ndahavuye hari igihe abantu mubaho mukambwa that tears my soul apart. Oh God, stay and protect this innocent one. I hore misigaro mwana wa mama. Uitekaza guhorere. Misigaro mwana wa mama. Wirirana nje uwo mubabaro wawe. Urandiza buricho